Bitese. Ni byiza. Mbona hano hantu hatuye se. Nizere kuri wenyine. Sawa wapi nyine tundi hano njyenyine. Shinari ngukumbuye nubwo nari nkuherutse. Shareka nibyo se. Ngire. Yego. Karibu. Ni karibu. Sheri meze gute se? Nta kibazo meze neza. Sheri, muranakundana? Sheri ko numva karagonga afite ubugambo bwinshi nayakoze mwazanye. Ahubwo se ariko numva wihaye imvugo nshyashya ngo sheri kuva ryari dukundana. Akurabizi turanakundana. Kuva ryari? Bavuga ko ndi umukozi wawe ariko ndabona usa n'umuzamu wo ku gipangu. Ngoma muri gufiki. Kimbariza. Iki se warakibya? Ariko iki kintu kivuka ubwenge cyabutaye mu nda. Aho shaka undi guri muzima. Bakubwe utaye mu nda ariko wese nzabwaho gupfa. Mumbarize ninda yahupaye. Imana zinitse rwabunda nguzaniye impano urangije tukaniza kiriya giti. Karahera ubundi kiriya amahoro. Ko yizanye mwigeze muza? Sinumenya ko nari wewe n'uyu mukaritasi hano simba naje. Twigeze aka kameza ngiye ntitwa kuyerekana. Ngiye ninjira yambonye ahubwo wo kuraho ameza umwiyereke. Wabigize blague kandi turarwana. Ntabwo nyamunda kurwana mu rugo rw'abantu tujye mu rugo nkwereke. Niba mwumva muhaza mwumva mushaka kurwana mujye hanze. Umva reka nkubwire. Basha kuva ryari mva mu rugo mukaza gutesha mushiki wanjye mutwe. Nurutse hara numva induru. Suriya se. Nurutwe rubikira nicyo nasanze hano. Ase nkawe izi ngegero wazizanye hano kumaza iki? Nanjye nabonye baza ntabwo nzi aho baturutse. Ko sha mwaje kumara iki? Wazuriya icyo yaje kumara nkaho njye wingu twariganye. Mwariganye. Nawe shasha wowe waje kumara iki? Duhurira mu materaniro. Ndabizi neza kuri yatize. Cyavuga ni ukuri mwariganye. Reka ahubwo se njye nigeze nigana nawe. Ndabizi neza twaranyiganye twaranicaranaga.